mbonye umupuri wa minisita n'ubwa mbere mbonye umupuri pe wa minisita none umupuri abantu bose bawubonye mbega umupuri mwiza mbega ukuntu yasaga neza none iyo urebye iyi videwo hari ukuntu ujya tubwira ngo abantu ngo babyibushe bafite nyashi ngo imipuri yabo ngiba ngo yihishe umupuri uri kuri wambonye navuga ni mana mbega umupuri wa minisita muri tubaza n'abakobwa mwe muri tubarika n'abakobwa mwe muri ishinza none se Hakima azareba mu ntege zawe abareka gushyuhaguzwa azareba icyo kibibi kiri ku kibero cyawe areka gushyuhaguzwa nawe ni umuhungu afite umubiri yambaye umubiri mwiza rero kumuciraka ari urutega ngo mumwanike ngo mumwanure ngo muvuge ngo Hakimu ngo ni iki yakoze kidasanzwe wowe watorejwe n'iki ko wari uzi ko ari umukozi w'Imana niki cyajyaga kugutosa hari batoha se tuzatoha ko tuzato. Merry Christmas, famous Kaya from the aspiring Western Youth. Hasakaye icyitwa amashusho ye y'ubwambure bwe hanze. Bikubwiye umuntu ugitinyuka gufata iyo video uyu munsi yegereze microphone kuri ni ikihebe azifata pe umuntu ugitinyuka gufata video nk'iyo akayohereza umuntu kuri telefone uwo muntu kabisa umva mubwize kuri n'igisaso yakiturikiriye izo nshuti ziwe n'ubundi z'abakobwa zimusura zimutunguye atazi ko ziri buze ariko zimusura ngo bivugwa ko ngo yaragiye kujya muri douche yaragiye kujya koga yumva baraje aravuga ntabwo ndi bushyiremo akenda k'imbere kabobe akomugagira Imana nagaruka mbere rwose mu mbonye mumaze kumenyera niba yagira gusa simbizi nagira ukuntu baramutsa kugira ngo bamenye ko ari we waje abantu bo kuri Bwoba Studio ndabasubije cyane nk'isanzwe n'umuti wanyu kazi mujye mundeba mu wundi ariko ndanyishimire sindi mwiza ya nanjye ni Mr. Bwoba promoter uri behind camera. Ari ibintu nabonye byasajije abantu byacaracaye imihanda benda gusara ngo hari video niba ngo ari y'umuki wo mu Buganda umuminisitiri yenda guca ibintu kuri iyi mihanda niba wayibonye umuminisitiri cyagutangaje muri byo niba wanayitubwire nawe ukuntu wabibonye. njyewe bwa mbere mbonera video yenda nabanje kujyana umuntu usanzwe n'umuntu uri kwitwikira biraho abo nyine natunguwe no kumva ngo ni minisitiri w'urubyiruko nahise mvuga ati urubyiruko rwo muri Uganda mbega inspiration baruha ese reda ubu wenda ubwo nkuriya ubundi buriya ni umubyeyi cyangwa umukobwa ibyo aribyo byose minisitiri w'urubyiruko nawe aba ari umukobwa ntabwo urubyiruko bajya barushakira minisitiri w'umubyeyi niba ashinzwe urubyiruko nawe aba ari urubyiruko ese nka buri wowe wenda tuvuge n'urugero wowe ukiyibona watekereje niba ndabyo utaranamenya wenda ngo ni minisitiri w'iki n'iki wowe ukiyibona wahise utekereza nyine nagize ngo ni wallahi nahise numva ahise avuga ati Baritazari aragarutse se Baritazari w'umugore se kandi ubu nyine narigeze ngo Baritazari video se yerekanaga cyane cyane iz'abagore nabanje kujya hari Baritazari video ze zitangiye kongera gucicika se avuga ati utupisode dushya twa Baritazari numvise abantu batangara ngo iki n'ibiki bafite umupfuri ako warabonye ukuntu ngana
byaze nanjye narumiwe. ubu mugani byurabyibushye. Abantu babyibushye ntabwo nari nzi ko baba bafite uriya muzigo. Ni ukuri. Cyaze pe. Abantu Warahiye. benshi batunguye aravuga ati se ko bavugaga ati ngo umuntu none we tukaba tubona ngo uko angana nawe kimwe. Warariye nawe yarawugaburiye. Yawuhase vitamine. Yaba ari mutoya twari kuvuga ati ibyo yaryaga niho byigiraga none hose arabyibushye. Hose arangana afite ibitama ibitako ariko noneho umuntu yigiraga azamura iraheza avuga ni wallahi. Noneho ndabonye ibyo bicicikana banza kujyana ikarangi nkajya nibonera bakerekana rwose. Ese uyu muntu bari kuvuga ngo yambaye ubusa nkaba ntari kububona buri umuntu aba ntayemo akavideo ka oje ndavuga ati karabaye. Cyakoze uriya mwana afite umuzigo we. Abantu babyibushye ndetse mbatinya mwese nibaza uwa Mukarujambo ko ungana. Mukarujanga ese nkubeshye wabona ari abantu bameze nkanjye bari kwibaza uwa Mukarujambo ko ungana natwe se muri kubyibaza. abantu bari kubyibaza batubwire muri comment. Guys natwe mujya muri comment mumbwire mwe niba hari umuntu ubu niba uri kubona umuntu ubyibushye n'uri kwibaza ko afite ubwingana kuri mwese mutwaza abantu bose muri filime imwe. sawa nawe ubu ndashaka no kuvuga ngo umuntu ubyibushye nta kiba kirimo ariko nahise mvuga ati oya ibaze kuri da ese wenda reka tube tuvuye hariya nk'ubu ngubu wenda no mu Rwanda tujya tubona bikabaho rimwe na rimwe tukabona wenda abakobwa bataye videwo ze hanze hari ndetse bataye videwo ze hanze. Muri rusange nk'ubu ngubu nkawe uvuze ati ndi umukobwa ukisanga videwo yawe nawe yabaye trend ahantu wabyifatamo. shamani nyine gusa uriya umuntu wamutaye hanze ni umuntu bari bagiye kugira bati reka uriya muntu mwabonaga arimo arifata sinapu se uzamungana ubundi iriya videwo nyine unarebye neza buriya ninde wayifashe nkaho ari umuntu wagira ngo bari basanzwe n'ubundi baziranye. biragaragara ko yari umuntu wari umuri imbere bari basanzwe baziranye ahubwo mujya mugira amakenga abantu muba muziranye hari abitwaza kwa kamera. Hanyuma rero sasa nkawe ugiye kubona ukabona tayari videwo yawe iri gucicikana hirya hino we wabyitwara mu buryo nubwo namba nawe ari kuvuga ati ni AI ariko reka nkubwire wanasara uzi kubona videwo yawe iri hanze noneho y'ibintu nka biriya none uzi buri nka kariya kavidewo baba bazakabika n'umwana baba bazakabona. mbese ko tubizi ko mu busanzwe n'ubundi hari abantu baba bari bizwi bakina ziriya videwo z'urukozasoni ahubwo ukabona nta kintu bibabwiye ubundi gutyo twakagiye twisanga nyine videwo y'umuntu uri gutrendinga babigize ibintu bya danje. Mani reka nkubwire iyo umuntu yinjiye muri kariyeri yo gukina ziriya videwo aba ameze nk'ikihebe umutima we uba warabaye nk'ibuye nyine aba yumva ko kuri we ni ibisanzwe sibyo aba yumva yuko kuri we kuba wabona videwo yiwe yambaye ubwambure bwe aba yumva ari ibintu bisanzwe akumva ni nko kubona se videwo y'umwana uri kubyina kuri we ni kako abifata ariko nkawe utasanzwe ubikora sibyo yakora ukabona akavidewo kawe imihanda wallahi bashobora no gusanga bimanitse kwa Makuza kuri rataje bagiye kumanukaho. nko mu Rwanda tuzi
Isimbi Emery kandi Emery nta muntu utabizi, niba mutumiye mu itangazamakuru ntabwo ajya abihakana, ntabwo akijya mu itangazamakuru sinyimubona. iyo mu Rwanda hari ajyayo, niyo harajyayo kandi uri kuvuga Isimbi? Nari ngize ngo ni Emeryne ushatse kuvuga. Emeryne nyine Emeryne rega Isimbi Honorine mani Honorine yakiriye we nyine umutima wabaye nk'ibi. ni ibintu biri proud iriya we ni kariyeri ye nyine. Ya. Ariko nyine ukongera ukibaza tutumwe aba ari proud y'ikintu agikora anacyemera ko agikora nk'akazi, hanyuma undi we bigiye hanze by'impanuka ugasanga twabigize ibintu birebire. Ibyo bintu birakwiye? Wenda reka nkubwire ku giti cyanjye sibyo, kuri njye ku bwanjye numva ko buri wese hari ikintu aho ashobora kuba akora kumva ko cyaba prive, kumva ko nta wundi muntu wakimenya sibyo. Noneho hari n'ukora ikintu akumva ari fiyeri yo kubyereka abantu. Wowe rero wakigize prive kigiye hanze wumva nyine ari nko kugutera icyuma. Ese ubundi niba uzi ko icyo kintu kiramutse kigiye hanze byakugiraho ingaruka cyangwa ntuhite ubyakira neza, ubundi ni ukubera iki wumva ko nyine bya bintu byawe utanakirinda ku buryo bitakagombye kuba byajya kuri kamera? Ese mani buri umuntu wamufashe iriya videwo yarabizi ko aramuta hanze. Ahubwo abantu baba muri kugira nk'abantu nimutabize kuko bashobora kugutungura nk'uko uriya muntu bamutunguye, nk'uko uriya minisitiri bamutunguye. Noneho ibaze minisitiri basi yanagirimu bakavuga ati ni na minisitiri, afite urubyiruko runaka ayoboye, none dore uburyo uriya yaravuze ati reka nereke urubyiruko ibyo akora. yari ari no kwiyamamariza ngo kuyobora niba ari intara yose. Mbese urumva nyine yarasanzwe ayobora agace runaka. ni umuntu umwanga baba bamugambaniye nk'uriya akagira bakamugambanira, buriya byibura yagaragaraga nk'umuntu wasinze cyangwa yagize ute, si yabikoze ku bushake. nyine ndi kukubwira ngo hari ukuntu umutipaza ari nk'agatuma akaza barabipatanye bakavuga ati tuzaguha amafaranga yarayagenda n'umusedusa bikemera bigakunda. sha ukamugeraho ukawugeraho urumva bati nuwugeraho bakanagutera biriya bihugu by'amahanga bona n'ibiciro bagiye banasheta na miliyoni 5. rero tuvuge ko buriya yari ari kuri mission ubu ngubu aryoshye, hari igihe aba ari kuri mission. None se reka nkubwire buriya ntazi uwamufashe iriya videwo se, ese buriya bazongera kuvugana? Mu kinyarwanda ko bavuga ngo ntiwayoberwa ukwibye ahubwo uyoberwa ahagutsimbye. Urumva yamuyobera? ese buriya bazongera kuvugana? nyine ni kwa kundi uba ubana n'umuntu uzi ko ari umuntu wawe kandi atari umuntu wawe, ari maneko yawe. Kuri ubundi nta muntu wakwica aturutse kure cyangwa kugambanira aturutse kure. Birazwi ko mu bantu bawe ba hafi ariho hava umugambanyi. Umva cyane kuko mu bintu byose abantu bakora iyo bagiye kugushyira hasi bifashisha za nshuti zawe za hafi. niyo mpamvu yari kukubwira ngo hari igihe uwo muntu aba yaje ku musheta w'amafaranga. None bakaba bavuga ngo abantu ni abagome, bakaba bavuga ati wowe genda nuzana videwo ye cyangwa nka miliyoni 5. None videwo bakumva kuko bakavuga kubona videwo gusa batanze nkwereye ibyo yamara kumugeraho tayari videwo yamara kuyizana udufaranga twe twaba twikubise kuri konti. Noneho bakaba baramusebeje nka buriya se yakwirirwa atorwa, buriya ijwi ryo ryararangiye. Ese nka buriya izo nama urubyiruko cyane ko tujya tubona nyine tujya kubona tukabona ngo videwo ya kanaka ngo gambureze ibiki induru zikavuga. Ase urubyiruko rw'ubu ngubu kabyara kurugira inama no kutarugira inama mbona byose ari kimwe.
ngenda mbona utuvidewo tw'abakobwa ducicikana nkumva ndumiwe nkabona utuvidewo tw'umwana w'umukobwa ushaka bareba basura aba ngaba koko nkumva birambabaje ariko nkumva ndanumiwe nkabasi nk'uyu wamugira inama yayumva se basigaye barisariye ariko ntawamenya banza ariko turi no mu minsi ya nyuma ikigaragara ubundi ni iya nyuma ni kwa kundi bavuga ngo hari aho bagiye bigize nigeze kuza numva kera bavuga ngo hari igihe kizagera umwana ajya arira nyina ntiyumve nkabona ari iki gihe icyo turimo kabisa cyakeze yageze byibura ubaha inama bamenye uburyo ki bashobora kwitwara byibura muri ayo mabara yabo baba barimo ntabwo dukeneye kuba twabona izo videwo zabo reka yahoze wenda inama videwo zabo nabagira zijye ziguma mu bwitsimbo zihiye wenda sinabura inama bagira mwa rubyiruko mwe mwa bakobwa mwe mwa bantu mukora biriya bintu muzana mushaka kwishyira ngo ku masitapu ngo murimo murasinapinga ngo murimo murashimisha abahungu ntabwo biriya bintu ari byiza mujye mugenda muhure mukora ibyo mukora ariko basi videwo muzihorere kuzifata kwifata amavidewo bajye babyihorera kuko ushobora kwifata videwo ubu ngubu nyuma y'imyaka 2 akaba ari gusohoka kandi wenda waranabivuyemo uri n'umumere noneho wenda nk'umuntu muba mwarabivuyemo akaba ariwe gushyira hanze fatisha yarancitse aragenda reka nze musebye sibyo ushobora kuba uri kwifata videwo ubu ngubu ukumva ko ntacyo bigutwaye uri kuryoshya sibyo kohereza abahungu bakaguha n'amafaranga baziha aba diaspora sibyo bakaguha ayo mafaranga aka kanya ukumva ntacyo bigutwaye ariko muri future yawe ntabwo uzi ingaruka bizakubyarira hari igihe rwose future yawe yakangirika bitewe na video uri kwifata ubu ngubu urabe mwumva batugira inama twese turi kumwe nibagira inama nibaza kuri Bwoba Studio bumve ahubwo se shabaraza hari ubundi hano kwa Bwoba Studio sinzi impamvu mutajya muza ngo mukore subscribe musharinga ibiganiro byo Bwoba Studio abafite inganzo series karagaseri ni keza ewana kananya nkareba nkumva narira numva Bwoba mugiriye uko wallahi numva mugiriye uko agusa Bwoba reka mbwire n'abantu bawe Bwoba ni umupromota ku bantu batari babizi Bwoba ni umupromota apromotinga ama YouTube channels abahashakira harya views nazo bazishaka urazibaha kuba hanze okay kuba hanze abantu bakeneye viewers aba followers ibyo byose wowe Bwoba Studio wagiye umukurikira koko kuzagera kuri byinshi ushobora kuba wicaye nta na YouTube ugira kandi Bwoba agira YouTube turi numva kwa make nyine kwa make nagahenda sibyo ibintu bye kandi biba biri karite ntabwo ari wa muntu mugirana amasezerano ngo ejo abaye arayisha hari abapromota numvise bamwe bazajya no muri za riba ariko reka babwire Bwoba ntabwo muzamwumvaho kesi nk'iyo niyo agukoreye ikintu akabona ntunyuzwe umva abigukorera neza mpaka unyuzwe uko bimeze rwose hanyuma hari ukuntu nk'ubu wenda ubu ngubu uramutse wenda tuvuge uri umubyeyi umubyeyi ufite nk'umwana wawe ugenda ubyirutse ufite nk'imyaka nka 18 gutyo cyangwa 20 tutitaye wenda ni umukobwa cyangwa umuhungu ukabona video ye irimo irazenguruka ku mbuga nkoranyambaga ngaho abaturanyi bamuhamagara ati ese wabonye iby'umwana wawe wakwitwara gute uri umubyeyi w'umwana ese reka nkubaze umubyeyi uzanareba ukuntu areagitinga n'iyo umwana we yakoze agakosa koroshye wenda ni urugero bavuze umwana we yibye uzareba umubyeyi ukuntu areagitinga sibyo hari umubyeyi ushobora no guhita ahwera rero uzi kumva ikintu nk'icyo ngicyo ngo videwo y'umwana wawe ni hahandi umubyeyi ashobora no kumara ukwezi ari muri koma njyewe ni uko nyine ariko nishyize nyine mu cyimbo cy'uwo mubyeyi ashobora no kumara ukwezi muri koma kubera ako kavidewo
abana mwe muri bajya ibyo bintu bamwikoreshwa by'utuvidewo muzi ko ababyeyi banyu biri buborohere oya mani bikomerera ababyeyi ntabwo biba biri buborohere muramenye wowe kuri wowe n'urungano rwawe mushobora kumva ko ari ibintu biri izi ariko ku mubyeyi ni ibintu biba biremereye cyane ariko umubyeyi aba yumva ari nk'ikibuye kimanutse kikamwituraho. Hariho umubyeyi ushobora kutavuga ati yomba narapfuye byibuze simbone ibi rero baze kubona umubyeyi wari kwifuza ngo yomba narapfuye ibaze kubera akantu k'akavidewo akantu k'akavidewo mani nicyo ati niko tuvidewo mutureke we nza gufata utuvidewo ngo rodi sinapu ahubwo na sinapu bazayisibye muri fone niyo iboshye ese ubona ari nk'igenda ngo tuzafatwa kugira ngo byibura turebe ko ziriya videwo zasa nk'izivaho ntituzongere gupfa kubona ziriya videwo ko nabonye ari n'abifata videwo zitari muri sinapu reka kamera muri fone zivuyemo muri fone zose kandi ibyo ntabwo byashoboka ahubwo si buriya nta nama waha bari abantu batanga turiya tuvidewo we abana batanga utuvidewo se yabonye ari abana benshi ku bantu baba batanga ziriya videwo bo wababwira iki tuba bakwirakwiza utuvidewo twabo akavuga ati kanaka reka mute hanze ngize amahirwe videwo ye ndayibonye se wowe wa muntu ugiye gutanza akavidewo k'umuntu ubundi uwo muntu mamuzanye ikihe kibazo ku buryo watanze videwo y'ubwambure mani njyewe niyo twaba dufitanye ikibazo waza twicara tukakiganira tukagikemura iwane nagusaba imbabazi nashaka nkanapfukama waje kukarambwira ati pfukama mu misumari ariko ntute videwo yanjye hanze ni ukuri aje batangire bakubeshye muri komenti ati dufite videwo kabyara ntabwo nigeze bifata videwo bifata utuvidewo tw'udusinapu ntabwo nigeze mwifata nese buriya barabuze nk'uriya yarakifashe cyangwa barakamufashe uriya we barakamufashe kandi iriya ntabwo ari sinapu ni kamera isanzwe kamera cyakoze nahise mvuga ati abantu ni babi babigusha se wowe ni ukuri pe reka dushimire umuntu wese wakoze subscribe kuri Bwoba Studio ibiganiro byigisha cyangwa se biryoshye bimeze neza nakagaruka kuri Bwoba Studio mudukunde mudusharinga abantu mwuka byaramenye mukunda ku gaseri tuba turi kubahereza kitwa Inganzwa series mugakundishe n'abanyarwanda ubundi nitubona abantu bari kukareba muzamurebe ibyiza tubahishije ni byinshi koko ni byinshi nuko mutakigereramo ngo murunguruke murebe aho ubundi ibintu tubafitiye ni byinshi njye reka mbabwire njye nabarungurukiye ni byinshi cyane wowe ukurikira Bwoba Studio ureba ako gaseri ureba ibiganiro ureba ibintu byose ibikorwa byose Bwoba akora umushyigikire kazi mujye mushyigikirana ibintu byose no gushyigikirana numushyigikira nawe ejo azagushyigikira ku bintu byawe ejo bundi ndagushyigikire ugere hejuru nk'ubwo ubonye aka kavidewo ukagashyira kuri stati yawe ugasharinga no muri gurupe yawe ugasharinga waba iki ukabyara hari ubwo waburara ntabwo waburara nta n'ikintu buriya ushobora no gukatamo agace wakunze ukagashyira kuri stati kuri TikTok kuri Facebook ukabwira abantu uri ubushyizeho ibuye rikomeye cyane mushyigikire Bwoba Studio ni ukuri Bwoba Studio uri mu mushyigikire namwe azabashyigikira aka gacano ni akanyu mwuka byara ni ak'abanyarwanda gacano ni akanyu muzajya muhakurira amakuru ku gihe tumeze neza n'inama ego ko utibagirwa gukanda subscribe umuntu ndakubwiye kandi wagize amahirwe ugafungura iyi video cyangwa ejo bundi batazakubwira ngo hari ibyo wahombye dore kandi wari wahageze
uramenye ibiganiro byacu nakagaruka ciao ciao